bakundwa muri Kristo Yesu, umwami Yesu abane namwe. Intacyo zacu zibageraho muri iki gitondo, muri kumwe n'umushumba Pastor Ntagawa kuva i Burundi. Nagira ngo uyu munsi twongere tuganire ijambo ry'Imana hejuru yo gusenga. Twifashishe ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana ibice n'umurongo wa 23 shanga 23, butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana ibice 4 umurongo wa 23. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo basenga by'ukuri, basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko batashaka ko benabo aribo bamusenga. Amen. Ubutumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana ibice n'umurongo wa 23 cyangwa 23. Ijambo riravuga ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko benabo aribo bamusenga. Haleluya. Ntacyo zacu zibageraho bene Data. Uyu munsi twifuje kongera kuganira namwe hejuru yo gusenga. Abarwaye mwese ndabasabira gukira, abari mu mfu Yesu abahumurize, abari mu byago bitandukanye Uwiteka abane namwe muri ayo makuba, abarwaye bahaguruke, abafite izindi mpamvu, abarushye, uko Yesu ni utanga itangazo rivuga ngo yemwe abarushye n'abaremererewe nimuze munsange ndabaruhura. Abantu bose bashobora gutanga amatangazo akomeye ku buzima bw'abantu batuye mu isi, ariko ufite umugongo mugari ushobora guheka isi yose igakwigwa itabyiganye, ntawe utekereza ko yacuzwe n'undi, ni Kristo umwana w'Imana. Abantu bita abana b'amazina y'abanyanduhura n'abandi bameze gutyo, ariko ugasanga nabo barushye bakeneye kuruhuka, ariko unyanduhura ukuri uruhura barushye ni Kristo umwana w'Imana. Tuganira rero hejuru yo gusenga mu mwanya utari munini. Twahisemo rero kuganira hejuru yo gusenga twifashe kino cyanditswe nkuko tumaze kwibabwira. Reka duhere rero ku busobanuro nk'abunga hejuru yo gusenga, hanyuma twinjire mu gusenga mu mwanya mutoya nkuko tubibasezeranyije. Gusenga niki? Gusenga nukuzamura cyangwa gukingura ubugingo bwawe ngukabuhuza n'umuremyi. Gusenga niki? Gusenga nukuzamura cyangwa gukingura ubugingo bwawe ukabuhuza n'umuremyi. Binyuze muki? Binyuze mu kuramya, binyuze mu gushima, binyuze mu gutamba ibitambo, binyuze mu gusaba. Ibyo byose bikaza guca inzira y'ubusabane bwawe ihoraho nawe n'Imana umuremyi wawe, bikarema inzira, bigatara ikiraro, bikarema affection, bikarema ubusabane bukomeye bwawe bwite n'Imana umuremyi. Takabiri, gusenga nuguhindurira umutima wawe cyangwa kwerekeza umutima wawe ku Mana umuremyi. Gusenga niki cya kabiri twatuvuze? Nuguhindurira umutima wawe cyangwa kwerekeza umutima wawe ku Mana. Cya gatatu, gusenga niki? Gusenga nuguhumeka k'umukristo. Nkuko bisanzwe abantu benshi bize ibintu bijyanye n'uby'ubuzima, guhumeka kugira faze ebyiri cyangwa kugira inzira zibiri. Hariho igihe abantu binjiza umwuka mwiza muri twe, uwo mwuka ukajya koza inyama, ukoza amaraso, ukoza imitsi, ukoza amagufa n'imisokoro, ukatwoza muri rusange, hanyuma ugasohoka. Uvuga ngo iyo duhumeka habaho igice cya mbere cyo kwinjiza umwuka mwiza ngo ujye guhinduka umukubuzo, uhinduka umweyo wo kuja gukubura twebwe b'imbere, hanyuma ugasohoka wabaye mubi, wakubuye, wakuyeho umwanda. Nuvuga ngo dusenga twinjiza umwuka mwiza, tugasenga dusohora umwuka mubi. Duhumeka twinjiza umwuka mwiza muri twe nguza gukora akazi muri twe ko gukubura, hanyuma tugasohoka usohokanye imyanda. Bityo rero ubuzima bw'abantu basenga, dusenga twinjiza ibyiza muri twe, tugasohora ibibi byose muri Kristo Yesu. Haleluya. Nukuvuga ngo twebwe iyo dusenga tuba twinjiza kunyugwa, tugasohora kutanyugwa kose mu izina rya Yesu. Iyo dusenga tuba twinjiza kubaho ubuzima butababara, tugasohora umubabaro wose mu izina rya Yesu. Dusohora twinjiza kunyurwa, gusabana, kumva Imana, tugasohora kutumva Imana kose mu izina rya Yesu. Kuvuga ngo iyo dusenga rero twinjiza kutababara, tugasohora kubabara, twinjiza kunyugwa, hagasohoka kutanyugwa, twinjiza ibyiza, ibibi byose bigasohoka. Gusenga no guhumeka k'umukristo.
bavandimwe, gusenga ntago ari amagambo, gusenga ntago ari amagambo menshi, gusenga ntago ari ukumenya kuvuga, kuko n'ababana n'ubumuga bwo kutavuga, ubwo ndavuga ibimeme cyangwa ibiragi, nabyo birasenga. Ukuvuga ngo gusenga ntuzatekereze ko ari ukuvuga, nubwo kandi yaba ari n'inzira yo kuvuga, ariko nagira ngo nkubwire ngo nurya mutima werekeye ku Mana, ni kurya gukingurira Imana ku mutima wawe, ni kurya kwerekeza umutima wawe imbere y'Imana, ni kurya kuzamura ubugingo bwawe ukabuhuza n'Umuremyi, ni kurya gukingurira umutima wawe cyangwa kwerekeza umutima wawe kubiri mu ijuru cyangwa se ku Mana. Ikindi kibazo kinasura gusubiza ni iki: nihe hantu heza ho gusengera? Nihe hantu heza umuntu yashobora gusengera? Ahantu heza umuntu ashobora gusengera ni mukuri no mu mwuka. Bibiliya yavuze ngo abo nshaka ko bansenga ngo bansengere mukuri no mu mwuka. Hari igihe kenshi twibaza ngo abantu barasengera he, abantu bagakubita hirya no hino, bamwe bakaja mu mazi. Ni byiza, nanjye ndabikora. Hari abandi bajya mu misozi, hari abandi bajya hehe, ariko nagira ngo nkubwire ngo Bibiliya yatanze igisubizo cy'ikibanza nyakuri Imana ishaka ko dusengeramo. Bibiliya yavuze ngo abo nshaka ko basenga nibajye mu kuri, nibajye mu mwuka. Kandi ukuri n'umwuka bibahe, ntago biba ahantu kanaka, biba ahantu hose. Igihe cyose twakiriye Yesu, igihe cyose nta mitima iducira urubanza, isi yose ni icumba cy'amahoro. Ni ukuvuga ngo iyo rero twibaza ikibazo cyo gusenga cyangwa se cy'ahantu ho gusengera, dukwiye guhita tumenya ko isi yose Imana yayihinduye icumba cy'amahombi. Kwa hantu hose twaba turi mu kuri no mu mwuka, yaba twaba turi mu bwato, twaba turi mu mazi, mu nyanja, turi mu ndege, mu kirere, turi mu gikoni, turyamye, turi muri dushe, turi hehe, ahantu hose, turi muri ofisi, nta hantu na hamwe uri muri kampani wahasengera. Isi yose ni icumba cy'amahombi, upfe kuba uri mu kuri ndetse uri no mu mwuka. Nayo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo nuko Yona ageze mu nda y'urufi, ageze mu rutorero rw'urujanga, ngo ahabona icumba cy'amahombi, asenga Uwiteka, atakira Uwiteka, Uwiteka aramwumva. Bavandimwe muri Kristo Yesu, niba Yona yarasabaniye n'Uwiteka mu nda y'urufi, niba yarasenze, niba yarabonye akarago, niba yarabonye anashobora gupfukamira agasenga Imana, Imana ikamwumva, ndagira ngo nkubwire mwene data, isi yose ni icyumba, upfe kuba uri mu kuri, upfe kuba uri no mu mwuka. Isi yose ni ahantu ho gusengera. Ikibazo cya gatatu umuntu yasubiza: ninde twakwigiraho gusenga? Haleluya! Ninde dushobora kwigiraho gusenga? Umuntu urenza abandi bantu bose dushobora kwigiraho gusenga, nukuri barahari abo twigiraho. Dufite abapasiteri bacu, ababyeyi bacu, nukuri ni beza kandi batwigisha gusenga, tukabigiraho, tugafashwa. Dushobora kwigira kubo tubana hafi, dushobora kwigira kuba kure, dushobora kwigira ku bantu benshi hejuru gusenga. Ariko dufite modele qui est parfait, dufite urugero rwiza rurenze izindi ngero zose, ni Kristo umwana w'Imana. Yasenze, asenga nijoro, asenga ninjoro, asenga ijoro ryose, yarikesha agasenga ku manywa, akaja gukora ibimenyetso n'ibitangaza no kubwiriza ijambo ry'Imana. Amasengesho Yesu yaragira intego ebyiri zikomeye. Intego ya mbere kwari ukujya gusaba Imana imbaraga zo gukora wa murimo ku manywa yose, ariko kandi intego ya kabiri kwari ukujya gutanga raporo y'ibikorwa yiriwemo. Ukuvuga ngo gusenga kwiza ni ukujya gusaba Imana imbaraga, ariko nanone gusubira gusenga kwiza ni ugusubira hahandi wasengeye usaba imbaraga, ukajya gushima Imana ngo Mana, za mbaraga wampaye, dore imirimo zakoze, urakoze Mwami Yesu, wongere unyongerere, nkomeze nzamuke. Ikibazo cya kane twasubiza, turaza wenda gusoreza ku bindi bibazo nka bingahe. Ikibazo cya kane dushobora gusubiza hejuru yo gusenga: nuwuhe mwanya mwiza wo gusenga? Nuwuhe mwanya mwiza wo gusenga? Bibiliya twereka ko umwami wacu Yesu Kristo yasengaga nijoro. Nijoro yavuze iki? Ntago ari mu mwijima, ntago ari iki, ahubwo ni wa mwanya byose uba wabifunze, ni wa mwanya wafashe ibitekerezo byawe ubikura ku bindi bintu kanaka uhugiramo umunsi wari wo wose cyangwa se iminsi yose. Ya telefone yawe uhugiramo ukayifunga, wa mwana wawe, wa mugabo wawe, wa mugore wawe, ka kazi kawe, ya mafaranga yawe, bya bibazo byawe ukabikuraho umutima, ukabona Imana, ugakinga byose, ugasiga option imwe yo kumva Imana, ibindi byose bigahagarara. Gusenga rero kwiza ni gusenga nijoro, cyangwa gusenga ni gusenga umwanya mwiza, ibindi byose bicecetse, nta kintu gisakuza, ukumva Imana, Imana ikakumva.
cya gatanu wenda twakibaza hejuru yo gusenga, kuki dukwiye gusenga nuko uwo dusenga yasenze. Cyambere twasubiza hejuru yo gusenga kuki dukwiye gusenga nuko uwo dusenga nawe ubwiwe yarasenze. Dusenga Kristo umwana w'Imana, ariko na Kristo ubwiwe yarasenze. Uwo dusenga rero nawe ubwiwe yarasenze. Cya kabiri nuko batubanjirije benshi basenze kandi bakabona ibisubizo by'ibibazo basengeraga. Cya gatatu nuko ari nimwe mu nzira nziza dusabaniramo n'Imana. Inzira nziza dusabaniramo n'Imana, tukaganira, tukinjira ibwina, tukinjira kure, tugasatura, tukava mu kerera cy'ubuzima bw'umuntu cyangwa cy'ikiremwa muntu, tukinjira mu yindi dimension iteye ubwoba. Nanone impamvu ya kane ituma dusenga nukugira ngo twumve Imana kuko yo ihora itwumva. Nimwe mu nzira nziza ituma twumva Imana kuko yo ihora itwumva. Ikibazo rero cya gatandatu ndaza gusoza ku kindi cya nyuma cya karindwi. Ikibazo cya gatandatu rero twakibaza hejuru gusenga, ni ryari dukwiye gusenga? Ariko abantu benshi rero bibaza ko bakwiye gusenga mu gihe bahuye n'ibibazo, mu gihe barwaye, mu gihe bagumbye, mu gihe batewe n'ibyago kanaka. Ariko nagira ngo nkubwire, igihe cyiza cyo gusenga ni igihe nta kibazo na kimwe ufite. Igihe cyiza cyo gusenga ni igihe nta kibazo ufite. Nubwo n'igihe wahuye n'ibibazo ari ngombwa gusenga, ariko bwa mbere gusenga bikwiye kubaho igihe wumva umerewe neza. Ndaguhereza urugero, igihe cyiza cyo gusabana mu rugo rw'umuntu, rw'ababyeyi n'abana, ni igihe nta kibazo bafite, bakaganira bishima, basabana, buzuzanya, baseka, bishima. Ariko iyo bahuye n'ikibazo aba ari inama yo kwiga hejuru y'icyo kibazo. Icyo rero iyo tuha dusenga imbere y'Imana, tuganira nayo, dusabana, biraryoha cyane. Icyo kiganiro cyanjye hagati yanjye n'Imana, mu gihe ntari kwibwira ibibazo byanjye, ahubwo ndimo gusabana nayo, nicyo gihe cyo gusenga cyiza. Kandi rero icya kabiri, impamvu n'iryari dukwiye gusenga, ni igihe ibibazo bitaratuzaho. Bibiliya ivuga ngo nuko musenge mutagwa mu moshya. Ni ukuvuga ngo amasengesho ni urukingo. Ntukwiye kurinda ko ibibazo bizi iwawe kugira ngo uzasenge, ahubwo ukwiye kugwana mbere ugasenga. Amasengesho akakubera uruzitiro, akakubera urupangu, akakubera umurinzi kugira ngo ibibazo ntibizagere iwawe. Cyanyuma twasubiza hejuru gusenga, umuntu wananiwe gusenga akwiye gusenga umwanya unganiki. Umuntu wananiwe gusenga akwiye gusenga umwanya unganiki. Biravuga ngo nuko Yesu ngo arasenga ngo yigira imbere aho umuntu yatera nk'ibuye, ngo arasenga agarutse asanga abigishwa ngo basinziriye. Ababaza ikibazo gikomeye, arababaza ngo mbega munaniwe kwihangana ngo tubane maso isaha imwe? Munaniwe kwihangana? Arige rero ku bantu wenda bubatse cyangwa se bashobora kuba banibana, hari igihe umuntu arwara, yamara kurwara asanzwe arya ubugari bunini, cyangwa hari n'ubucyo bitangwa n'utuburu, umuntu akashobora kujya tubiri cyangwa dutatu bitewe nuko afite apeti. Hanyuma yarwara akarya kamwe, hanyuma yarwara cyane akarya igice, hanyuma yaremba noneho akananirwa no kuba ashobora kuba yajya n'umuneke akaremba. Abantu bagahamagarana bakavuga ati umuntu ageze kure rwose, umuntu byanze, ubugari bwamunaniye, ikintu cyose cyamunaniye, asigaye ku muneke, asigaye ku cyayi, asigaye ku gikoma. Rero iyo umuntu yarembye cyane, ananirwa kurya, agera ahantu asigarira ku kantu gatoya. Yesu yarababwiye ngo se murananiwe, murarembye, mugeze kure, munaniwe kumpa byibura n'isaha imwe. Wow, umwanya muto ushoboka wo abantu bananiwe gusenga no gusenga isaha imwe. Ariko mu busanzwe biravuga ngo nuko musenga udasiba, muombene bila kukoma. Bavandimwe muri Kristo Yesu, mwakoze cyane kubana natwe, mwakoze cyane kudutega amatwi. Umwami Yesu aguye gusenga, umwami Yesu yongera abyusa ubuzima bwawe, bwongere busabane n'Imana binyuze mu masengesho. Mwakoze cyane, umwami Yesu abane namwe no munsi.